abakristo 40 bagaca bagabura umwe wese bakagirayo bamuca kandi no kuvuga ngo iyo irangiye utara yarose ubwo abagiye mu ideni nuko bakabarandanya bari mwishuza. Hari n'ibindi rero bindi biba bikorwa bisabwa amahera, ku buryo ubu ngubu kuba muri korali bigusaba kuba ufise amahera, udafise amahera nturirimba utayatanze, cyangwa se korali yose bakayihagarika ntibayemerere kuririmba. Ubu kujya gusengesha umwana kwigabura kwa kundi byahora mbere ubu byarahindutse. Mbere uzi ko kwari kuri gusa, ariko ubuhuyi ntabwo bikunda utanga amahera, ubanza no kuraba ibikorwa wakoze ibyo uraranije, bigasaba yuko ibyo byose ubanza kubyishura. Ubyishuye ntabwo wemererwa gusengerwa. Kuri hari byinshi bikwereka ko tugeze ku kanyuma, tugeze mu bihe bigoye biruhije umukristo kwezwa no gutunganywa. Ariko nubwo biri uko nguko, uwa Kristo uwo yahamagaye ategerezwa byanga byakunda kubicamo kandi akezwa kandi agatunganywa. Tuzobandanya tuganira muri iyi minsi, numva ko byanje mu mutima kandi nagize kuganiriza rwose, na cyane cyane kugira ngo urushizeho kudusengera. Yego, Imana ibahezagire, umunsi mwiza. Ngo inkuru y'akababaro muri Pentekote itashye mu matwi yawe di Burundi. Ngira ngo tugeze muri bwa buhanuzi Pawulo yahanuye avuga ngo mu bihe tugezemo ngo ntabwo ari ibyo gukinishwa n'ibihe by'intwarane, intwari zo zirananiwe. Aya marira uri kumva n'ay'intama, aya marira uri kumva n'ay'abungeri, amarira uri kumva n'aya abigisha ndetse andi n'ay'abigishwa. Ngira ngo imbogisi hari abantu batwandikira, abandi baduha message mu nzego zose. Abantu bararushye byayangaye, abantu baragowe, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ni munyemerere muri iki kiganiro mbagarukire idonido umubabaro abakristo muri Pentekote bafite n'agahinda bafite. Muri iyi minota dufashe ubu butumwa tubuhe abashumba babayoboye rwose, bakura inkota mu ntama. Mwaba pasitoro mwe, mwabahanuzi mwe, mwabigisha mwe, nimukure inkota mu nyama. Nimureke kuriza intama, nimureke kubabaza intama. Niba koko mukunda, munikunda, mugiriye imbabazi abakristo. Turarushe, bararushye, bari gutakamba, bari gusaba imbabazi, abakristo bararushye. Ndakwinginze pastor uri bunyumve, tanga inkunga yawe. Revera pastor uri bwanyumve, mungeri mukuru cyangwa umutoya, aho unyumvira hose, nukuri girira ikigongwe, izi ntama zirarushye. Nicyo kiganiro ngiye kugarukaho. Serivisi ziri kugurishwa, ibyo bintu nibihagarara. Izi serivisi mutangiye kugurisha, izi serivisi muri kugurisha, izi serivisi zose ndi buzivugemo hano muri iki kiganiro muri Pentekote. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo mugurishe serivisi z'Imana. Mwaherewe ubuntu mutangira ubundi, kandi Mwuka Wera azi ibyo mukenye byose. Yego, Mungu asifiwe. Rero ndakwinginze wowe ukurikiye Imbabazi TV gatatu, nyemerera dusengane Imana muri iri jambo. Ndagushimiye Data, uri mu ijuru, uri kwitegereza mu isi, by'umwihariko uri kureba umurimo wawe. Umurimo wawe si oberere, umurimo wawe si Rwanda Revenue Authority. Umurimo wawe harimo abakozi ba Satani bahagurutse bambara izina ry'ubukozi, bitirirwa izina ry'Imana, bahinduka abantu bo gutoza amahera, amafaranga, amashikanwa mu nyungu z'abadayimoni na Satani. Yesu wacunguye umuntu, Yesu wabambiwe ishengero, ugacungura itorero. Mu gitondo uri Arufa, ku mugoroba uri Omega. Bwije uri Arufa, bukeye uri Omega. Hagurukana ingabo nto n'inini utabara ishengero yawe.
iyi shengero mu izina rya data n'umwami Yesu n'umwuka wera uyitabare kubw'ubuntu bwawe iteka ryose. Amen. Reka tuganire wowe unkurikiye, niba wumvise iyi audio mu majwi duhinduye, niba wabyumvishije n'amatwi abiri ukabyumvisha umutima wawe, aba ni abakristo, izi ni intama. Ese koko Pentekote ishize imbere kugurisha serivisi z'itorero? Ese koko iri tegeko bararisinye bararyemeje ko Bibiliya ibyo itemeza umwuka wera ntabyemeze, bo barabyemeje? Pentekote ihindutse idini. Pentekote itaye inshingano zamwe mu yera, igiye gukoresha siyanse zimena. Pentekote iretse umuhamagaro, yinjiye mu inshingano nk'ab'isi. Pentekote ihindutse nka Kiliziya Katolika. Kiliziya Katolika ibintu ibibarira muri siyanse. Umutima mweranda ni gake cyane, ariko abadukurikiye bo muri Kiliziya Katolike ntabwo ari bo ndi bugarukeho, sinabo mvuze. Ariko Pentekote mu busanzwe yakoraga ibintu biri difera. Pentekote ihindutse abafarisayo, Pentekote ihindutse abasadukayo, Pentekote igeze aho ihinduka abanyabwenge b'ibyanditswe. Ubu mugiye gukora ibintu mu mubiri, mugiye kubishyira mu mubiri, mubikure mu mwuka bijye mu mubiri, mubigaburira abantu, mubiha abantu. Ari uburozi, ari ishyano, ibi bintu mugiye kubiha abantu ko please, excuse me, pardonnez-moi. Nimubabarira abantu bararushye, mw'abapasiteri mwe, nimubabarira abantu bararushye, nimubabarira abantu bararushye. Hano nimbaho ubutumwa nagiye nohererezwa n'abantu, nawe n'ubwumva urarira, nawe n'ubwumva urababara, mutima wawe uragira ikigongwe. Hey, uziko muri Kiliziya bavuga ngo utugirire impuhwe, ubagirire impuhwe. Uyu munsi wa none rero amakorari ararira, abarimu bararira, abapasitoro bararira, abungeri bakuru bararira. Mbese ntiwamenya naho ikibazo kiri. Harimo micezo ya ndani ukuntu abatoza amahera bararira, amahera yabaye make. Abigisha bakarira ko ngo abakristo batacyumva iby'umwuka n'ijambo ry'Imana. Abantu bari kuvuga ko abantu badakora, nimugikora, nimugitanga amahera, nimugitanga amafaranga, mwarahagaritse gutanga amahera ku mpamvu izi nizi. Bashyizeho ingamba zose zavamo amafaranga, bashyiraho amashuri, bashyiraho igaburo keshi mu bihe bitandukanye, kugira ngo abakristo ngo baze kwigaburo babone uko babaka amafaranga. Kwirukana abadayimoni mwabiretse, kwigisha inyigisho z'ubugingo mwabiretse, guhanura no kubwiriza mwabiretse. Abakristo muri kubabuza, muri kubyita ubudumbidumbi. Mwananiwe kuzuza inshingano n'umuhamagaro Kristo abahamagaramo. Ahubwo mugeze igihe ibintu mubikora mu mubiri, n'uri kurakabibona, n'uri kurakabireba. Uyu munsi wa none rero turi kwibaza Pentekote muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Yesu abarinze. Mu mwaka w'ibihumbi 2030 muzaba mugeze, muzaba mugifite ubushobozi bwo kwirukana inkanda mu muntu mwebwe? Bibiliya ivuga ngo iyo umunyu kayutse, bene uwo munyu ntawugura, nta n'uwawutangaho igiceri cy'icu amahera. Uwo munyu nta gaciro waba ufite, ngo ahubwo uwo munyu barawuribata. Niba mwuka wera ari kujya ava muri agenda, nagira ngo nkumenyeshe ko ikigiye gukurikira ni ugusenyuka, ni ukurimbuka. Nagira ngo nkumenyeshe ko ikigiye gukurikira Pentekote muri kuyigira Babuloni. Pentekote muri kuyihindura abasadukayo, muri kuyihindura abafarisayo. Kandi mwe twari dushyigikiye tuvuga ngo aba ni abatama bazi byinshi, babonye byinshi, n'abajejwe shengero bamaze igihe mu murimo w'Imana. Ubu noneho amahera arabatwaye, muri kurwana kugura vewiti, muri kurwana kubaka amazu gasekebuye kuri Tanganyika, muhagira amazu y'ibitabashwa.
ubu noneho Yesu yarababwiye ngo mwijyane imvumba, mwijyane ifeza n'izahabu. Ubu namwe musigaye mugenda ngo pasiteri agiye mu Ruyigi, umuduga wiwe nimushyiremo miliyoni 3 agendane nazo zimushyigikire mu murimo w'Imana. Ubu pasiteri asigaye ajyana amakositimu 5 mu ivugabutumwa ngo nzagenda asimburana rendi maridi jeudi vendredi. Wagize ngo nimwageze muri viziyo. Ikibazo nuko Yesu mwamutaye igetsemana ari gusengera intama. Ubu musigaye musengera abantu nta kwiyiriza ubusa, bagahabwa ubudiyakoni, bagahabwa ubwarimu, bagahabwa ubupasiteri, bagahabwa inshingano nta kwiyiriza ubusa. Nyemerera twinjire mu kiganiro umunota ku wundi, segonda ku rindi. Ngiye kubivuga ubabara arababara, unezererwa aranezererwa, wishima arishima, ariko ubu ni ubutumwa tugeneye abantu bafite inshingano. Ubwo abona bafite inshingano zo gukora ibibi, muhagarikira. Abafite umuhamagaro nimukomeze mwubake. Nehemiya akomeza wubake, nubwo Tobiya na Sanibalati n'Abarabu binjiye mu murimo w'Imana, ariko Nehemiya komeza wubake. Ubu rero Pentekote ngiye kuvuga Nehemiya ngiye kuvuga Sanibalati wayinjiyemo, mvuge na Tobiya wayinjiyemo. Uyu Tobiya turamuvuga na Sanibalati n'Umwarabu, tugiye kubavuga. Abo nibo binjiye muri Eglise Pentekoste di Burundi. Eglise ihindutse urudandazwa, Eglise ihindutse urudandaje. Ngira ngo rero reka twicare tumene umuceri, tuvuge impene mu mazina yazo, tuvuge intama mu mazina yazo. Ndagushimiye ko kanze subscribe, Uwiteka aguha umugisha. Amen. Nuko agenda asimburanwa ko ibikorwa bigenda bikorwa mu makoraniro, ariko iyo hageze mu gihe cy'amatangazo, kuko ni igihe cyo guca amahera, ni igihe cyo gutangaza amahera, ubwo imitima ya benshi itagura gukoroka no kwiganyira, bamwe bagasohoka n'abandi bagataha amasaha ataragera kugira ngo batumve ayo matangazo, kuko n'ayandi matangazo aba ari ay'amahera. Muri mukuri ducece Korali yihagaritse uribwiti abaririmbyi babuze umusanzu ntago bari buririmbe. Ese ibi bintu niba Korali ihagaritswe ko yabuze umusanzu, umuhigo w'amafaranga adafite s'il vous plaît, adafite, murumva atari agashinyaguro. Ibyo bintu ntibiteye sakanyuma siherezo. Ibyo bintu ntibiteye iseseme. Vraiment Korali y'abantu 50 igahagarara ntiririmbe, misiyoni irabizi, ububwiriza burabishyigikiye, pasitoro mwarimu ati Korali reka nere kuyivuga izina, yenda mvuge iyo mu baturage, Korali Azafu ntabwo iri buririmbe kubera ko ntabwo yigeze itanga aya mahera. Mu by'ukuri izo ndirimbo bari kuririmba, mu by'ukuri ubu butumwa bari gutambutsa ni ubutumwa mugurisha, ni ubutumwa mutangira ubuntu. Noneho niba nta mukristo ushobora gusura mugenzi we ngo basenge, bugahita mubyita ubudumbidumbi. Niba nta mukristo wajya kureba umurwayi ngo bafatikanyirize hamwe basenge, kandi na pasiteri ntajyeyo, iryo si iyicarubozo ryo mu mwuka. Mu by'ukuri twibaze rero, niba byiswe ubudumbidumbi, usuwe ni umupantekote, umusuye ni umupantekote, bati ibi bintu birazana akajagari, mwisurana. Bibiliya ivuga ngo mu mirimo myiza harimo no gusurana. Nimumbabarire, hano tugiye kuganira, tubwizanye ukuri, tumene umuceri, ntabwo ari ubudumbidumbi. Yesu waharaniye ko ubwami bw'Imana bwaguka, ariko mwe muharaniye ko amafaranga aba menshi. Muzacumuzwa n'akamanyu k'umutsima, kandi nayo muzayasiga nimugire ngo muzayajyana. Kandi ntabwo niba ijambo ry'Imana ritabahimba,
mwemu yera ntabahimbe, ntabwo amafaranga abakristo batura zigera bahimba. Jamais, jamais, ndabivuze gishaka kibe. Umupastoro ahimba mwuka wera. Pastor umunyamasengesho umuhanuzi jewe Martin, niba mwuka wera ntarahimba ngo ampimbye mpage nuzuru mwuka wera, amafaranga ze yungana mu buryo bw'umubiri, ntabwo amafaranga muzatura yampaza. Oya, uyu munsi wa none Eglise Pentecoste di Burundi, eske abadukurikiye mwibaza ijambo ry'Imana mu rusengero niyo riri imbere cyangwa amafaranga ari imbere? Subiza aho hantu. Ni amafaranga ari imbere, ni ijambo ry'Imana riri imbere. Ubutumwa bwiza musabwa kugeza ku mukristo uri mu murwa n'uri mu ntara, nibwo butumwa bwiza buri imbere cyangwa amafaranga niyo nimero ya mbere? Ngira ngo ntibeshye ntanashidikanya, jewe uko mbibona amafaranga niyo ari imbere. Uyu munsi wa none niba mu matangazo yihutirwa, mu musaruro no mu bindi bikorwa byose uzabona umuntu ahagaze imbere kuri karotari, bakahashinga agati bakavuga ngo nimujya kuvuga amafaranga aya yo muyavuga ari umwihariko. Amafaranga akaba yatuma abaririmbyi korari yose ihagarikwa ntiririmbe, imisanzu ikaba yatuma umuntu atabatizwa, amafaranga agatuma umuntu atajya kwigabura, abantu bagataha amateraniro atarangiye gutinya amatangazo yo kwakwa amafaranga, abandi bagasiba amateraniro kubera amadeni barimo Yesu, kuko urusengero n'urwa Yesu, amafaranga yitwa yo bashyira Yesu, yitwa yo bari gufashisha Yesu. Niba Yesu rero abakristo bamurimo amafaranga, Yesu akabasibya bakaguma mu ngo zabo, mu mihana, mu dutumba hatandukanye, bakareka guterana ku mpamvu z'uko bamurimo amashikanwa, ibigira cumi n'ubwitange mu mashuri bitandukanye. Ntabwo iryo juru kurijyamo rirajyamo umugabo risiba undi. Ijuru ry'amafaranga ntiribaho, habaho ijuru ry'ubuntu. Yesu rero ahamagara, mwumve neza abashumba, Yesu ahamagara ababwiye ngo ntimujyane ifeza. Yesu ahamagara ntimujyane ifeza, ntimujyane izahabu, ntimujyane amakanzu abiri, ibindi muzabisangayo. Byari bimunaniye gutekerera abantu imiya, byari bimunaniye gutanga amamiliyari n'amamiliyari, agaha Petero, agaha Yohana, agaha na Yakobo, akababwira ati nimugende mu mahanga yose. Yarababwiye ngo ibyo nimubisige. Mwibaza ko mwabwirije abantu bakuzura umwuka wera, abantu bakaba baborewe mwemu yera. Wagize ngo ukibabwira ngo nimuture, aya muturisha ku ngufu ntaho mutaniye na obereri itoza amakori mu badandaji babona obereri ihise bakugara. Obereri imodoka yabo yahita bakugara, ntaho mutaniye nabo. Abakristo batangiye kubakwepa, abakristo batangiye kwihisha, batangiye gusiba amateraniro kumva z'uko obereri y'abapasiteri yageze muri Eglise Pentecoste. Ube obereri iri gutoza ibigira cumi amashikanwa. Obereri y'abapasitoro rero, hano hari abapasiteri n'abarimu n'abavugabutumwa shitani yahagurukije bari gukora mu ikanguro ry'umuhamagaro wabo nka obereri uko ikora. Ubwo mugiye kuntera amabuye ngo muze nabi. Ninde muntu wabatumye amahera? Yesu aguhamagara ufite itongo, Yesu aguhamagara ufite akazi, Yesu aguhamagara ufite amaboko, Yesu aguhamagara. Ntabwo mvuze ko gutura ari bibi, simvuze ko gutanga ari bibi. Ngewe icyo mvuze ibyo mwaka ku gahato, ibyo mwaka ku mategeko, serivisi z'ubuntu mugatangira kuzigurisha. Aho niho Imana itabarekurira. Ariko nimushyira hariya igiseke ukigisha ukavuga ngo umuntu umutima we numubwira gutura, haleluya ature. Kuko nubwo yaba ari mu rugo aratura. Abanyamerika baratura muri Afurika, ntabwo ari uko mwicaranye.
amahera utaje guterana aratura si uko wamubwirije, ni ijambo ryageze muri we. Mwebwe mushinzwe kwigisha, mushinzwe gusenga, mushinzwe kwirukana abadayimoni, mushinzwe kurwana na shitani, ntabwo mushinzwe kurwana n'abakristo batabonye amahera. Mwibaze ekrizi igihugu kirimo, mwibaze situwasiyo Uburundi burimo, aho umukristo abona 5,000 agowe arushye, nk'uko na mwene data yabivuze, akabibona mu kaga n'akangaratete, abibona hari ibintu byinshi biri kuyagwanira. Ubwo arahita agura amavuta yo guteka, agura umunyu, agure ka gikukuri, amakara arazimbye kugira ngo avange mu duharage dushye vuba, yishyura utudene, yahamagaye umugwayi, agura utuyinite. Noneho rero muri ubwo buntu wabonye ibyo 5, ntunamuretse ngo agura agasabune amese, azaze guterana umubwira uti Yesu ntabwo azironyera igitambo. Burahamu yagiye nta gitambo, Imana yironyera igitambo. Rero ko umurimo w'Imana uhindutse urudandaje, uhindutse aho kudandariza ibyo umuntu agomba n'ibyo ashaka, igikurikiye ni iki muza kubona? Ikintu muri bwitege wagize ngo ni iki? Buriya Yesu iyo bigeze hano aho abantu bari kurira, umuntu akarira yamarira wumvise ati birababaje biteye agahinda, akabivuga ari umunge, akabivuga afite igikorwa n'amabanga arangurura, akabivuga afite amaso y'imwema areba kure. Ibintu bigeze kure, abantu bataka buke baboroga baganya, bikazaturika nka misile, bigaturika nka grenade, bigahomboka umurimo wose ukajya hasi. Uyu munsi wa none rero abigisha baratambikiriye, abigisha baretse inshingano, binjira mu wundi murongo w'abadayimoni. Ibi ni ibintu abadayimoni bazanye, ntabwo Pentekote ihamagarwa itoranwa, intumwa bazihaye amafaranga ziranayanga. Ntabwo bigeze baza bafite umutima w'inkunzi z'amahera bigeze kuri uru rwego. Aha niho mbonye abantu bakunda amahera, bakababwira bati rero ubu nimushyireho igaburo, noneho umuntu tuzajya tumubaza impamvu ataje kwigaburo. Rumva niba buri kwezi hari igaburo urwibutso. Ntabwo murasoma ngo musobanukirwe urwibutso rw'umubiri wa Kristo, urwibutso rw'amaraso ya Kristo. Ibyo bintu haraho bihuriye n'amafaranga. Umukate umwe w'amafaranga 2,000 by'amarundi, w'amafaranga 5,000, 10,000, ishengero yanawugura, misiyoni ya Bujumbura yagashinze brancherie y'imikate, ububwiriza bwayo bwose bukayikura muri brancherie y'itorero ku cyumweru. Harimo abapentekote bazi gukora imigati, kuwa gatandatu mukajya mu ifuru mwiyubakiye mugakora imikate, mukayitanga mu bubwiriza hose. Kayogoro nuko, Kiremba nuko. Ni iyihe misiyoni idafite ubushobozi bwo kubaka? Bari kujyanye n'ikanisa ariryo funguro ingaburo yera, ntabwo byoroshye. Twe tuyikora 2 mu kwezi, nako mu mezi 2, ariko mbere ubundi twayikoraga 3 mu mwaka. Ubwo rero babyunguye kubera mbona ko ari kumvoza amahera, niho bashyize ibihe byinshi byo gukora ingaburo. Hamba tuvuge nk'ishuri nk'akarorero dushobora kuyica 700, kandi rero 700 yo mu cyaro ntiyoroshe, kuko hari igihe n'indwi ishobora guhera cyangwa ukwezi kugahera umuntu adafashe n'inote ya 5 cyangwa inote ya 2 mu ntoke. Nawe nuyifashe hama bikaba ngombwa kajya kugura mwakunyu, utuvuta n'ibindi, na cyane ko ubu ibintu byarayangaye. Hama ugaca usanga rero niba ari nk'abantu tuvuge nk'abantu 30 cyangwa 40 ku ishuri
ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ngira ngo ibihe bya nyuma twajyaga twumva nibyo bihe bya nyuma dusohoyemo, kandi n'ibihe bya nyuma twumvaga hirya tukumva kure tukumva epfiriya, ariko n'ibi bikurikira. Ngira ngo niba wateze amatwi hano nkumvishije inkuru y'umupasitoro uri kuganya, uri kurira yo kwarika. Uyu ni umupasiteri mu by'ukuri twahinduye amajwi ye kubw'umutekano ye, ni umushumba, ni umwungeri. Uyu nguyu n'ufite intimba, ni umuntu ufite umubabaro. Uyu wumvise n'ufite agahinda. Aya majwi wumvise ni ay'umwe mu bajejwa, mu bashinzwe ubugingo, mu bashobora gutabara. Uyu ni umwe wari gukora umurimo w'Imana kugeza apfuye. Wibaza ko abarira ari bangana, wibaza ko abafite agahinda bo ari bangana, wibaza ko abarushye n'abaremerewe nk'uyu nguyu ari bangana. Birababaje, mureke tubivuge uko biri. Tuvuge imbwa mu mazina yazo, tuvuge impene mu mazina yazo, tuvuge intama mu mazina yazo. Kandi uyu munsi ibintu ngiye kuvuga ndabivuga wenda ubwo hombohomboka igishaka kibe, ariko ndabivuga kuko ibi biteye agahinda. Uyu ni umukristo w'umupasitoro, uyu ni umujejwa shengero. Uyu nguyu amarira ari kurira, intimba n'umubabaro afite, ni umurimo wononekaye, kandi wononekaye ku bihangiye gukiranuka bakareka agakiza bagaca mu nzira bo ubwabo bishyiriyeho ibahesha amahoro cyangwa se bazanira inyungu. Ni abungeri. Ndeka mbivuge, Eglise Pentecoste irarusha, aho biyangara bikagera kuri uru rwego. Kandi ibi ni ibivugwa, harimo n'abatwandikira ku Mbabazi TV gatatu mesaje nyinshi, yenda tukanareka kubivuga, ibindi tukabyihora, kuko umuntu akwandikiye ngo pasitoro yasambanye kenshi na kenshi, ibyo bintu urumva kubitangaza biragoye. Ari n'igihe usanga yenda ari n'ibinyoma, ariko reka ibi tubivuge. Ese wowe aho wicaye, ndabizi ukunda idini ariko ntukunda itorero, ndabizi wemera abapasiteri ariko ntiwemera ishengero, kandi unakunda abapasiteri ariko ntukunda umurimo w'Imana, nunakunda Yesu. Niyo mpamvu muri komenti wanditse ibyiyumviro byawe uvuga ko umurimo w'Imana n'ishengero ngo byubatse kuri Kristo. Mwebwe mubatizwa na Kristo si pasiteri, igaburo murihabwa na Kristo si pasiteri, ubwo nta n'ijuru muzajyamo, ahubwo muri mu ijuru. Twebwe rero dufashe igihe mu ntambara, mutera agatebe twicare, tuvuge ibibi, tuvuge n'ibyiza, uwumva yihane. Cyumva ni icyerekwa, kandi ikibwirwa ni icyumva. Ni umugani w'ikirundi. Ngira ngo nkimara kumva ibi bintu nanjye nahungabanye, kuko Pentecote yo mu Rwanda yazize amahera, ni amafaranga yazize. Ubu rero nimubona Pentecote yo mu Burundi, bigeze igihe umuntu ajya kubatirisha bakamujyana muri arojisitiri, kuko mashine zo ntazo. Bakamujyana muri arojisitiri bakamubaza ngo wabatijwe mu mwaka w'igihumbi kingahe? Kuva muri nanteye nari umukristo. Bakakubwira ngo aha iyi misanzu aya mafaranga ntiwayatanze kugeza muri uyu mwaka, none uje kubatirisha, banza wishyuraye leta pesi. Ni ukuvuga ngo serivisi Pentecote iri kugurisha, izi serivisi zatangirwaga ubuntu, Pentecote itangiye kuzigurisha. Serivisi z'igaburo Yesu yemera gutangira ubuntu, mpamya ko mbere byari kabiri mu mwaka, ubu bisigaye mu mezi abiri, n'ubundi ni kabiri. Ngira ngo buri kwezi ubu muri Pentecote harabigabura ifunguro ryera kuba byumva. Niba rero serivisi nk'iyo iri kugurishwa,
niba umuririmbyi agomba kuririmba ari uko yatanze amafaranga, wumve icyo kiyira abantu bari kunyura ntabwo yari inzira y'Imana. Korari abaririmbyi 10 bose baba batarishyuye uwo munsi ntibaririmbe. Ntabwo nzi ko baririmbiraga limiteri cyangwa limikashi, ntabwo nzi ko baririmbiraga simati, ntabwo nzi ko baririmbiraga izi sosiyete zamamaza ibintu bijyanye n'urudandaji rw'amahera. Niba korari yabura amafaranga mukayibuza kuririmba muri abapasiteri, ubwo branjeri yajyamo imigati nk'uko kiliziya haba hari amaparuwase cyangwa katedrali naka zishinzwe gutunganya ukarisitiya, noneho bakazitambagiza no mu rugo rw'umuntu urwaye bakamushyirayo igaburo. Uyu munsi none rero twebwe dufite abigisha bageze igihe cyo kwigisha amahera, amafaranga. Mugeze mwirimbukiro, murimo murahona. Mutaniye he ubwo na Ubereri? Mutaniye he na Ubereri? Kuko Ubereri ni Kayizari, Ubereri ni leta. Niba Ubereri toza amahera ikabafunga, ikabafungira, igashyiraho iguvuri, na Pentecote igatoza andi, utayatanze bakamwe imigaburo, utayatanze ntaririmbe, utayatanze ntahagarara imbere, utatanze aya mahera ntabe yahabwa serivisi z'itorero z'ubuntu. Ibintu by'umwuka mu bijyanye mu mubiri ninde wabaha uburenganzira? Ibintu by'umwuka murabishyira mu mubiri, ninde muntu ubiba? Itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Muri yaravuze ngo ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'indwara n'indwara zinaniwe, mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero. Tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Mbisubiremo, ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'indwara n'indwara zinaniwe, mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero. Tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Mu gihe Yesu abwira abantu ngo ivunitse nimuyishyire ku bitugu, mwebwe murayivuna ahubwo no gusigaye mukakukonyora. Mu gihe Yesu avuga ngo nimutangire ubuntu mwaherewe ubuntu, mwebwe muri kwigisha ko amafaranga ari imbere. Birababaje gusanga muri eglise amafaranga ari imbere. Eglise yose uzinjiramo ugasanga imbere hari amafaranga, ariko koko bazi ko babyihishemo ari iby'umurimo w'Imana, bakabidefanda, bakabisigiririza, bakabizana finali, ariko bakabikomeza amategeko yabyo akaba akomeye. Ko mudakomeza amategeko ya mwemu yera, umuvuga uti nimusenge cyane, mucane umuriro, umusambanyi yihane, umusinzi yihane, duhombye rujati. Ko mutarashyiraho business yo guhombya rujati. Niba abantu baririmba barwaye intanda, mu Kinyarwanda babyita ibicuri, abantu bakaririmba barwaye intandara, narabibabwiye. Pasiteri ugasanga mu kiganza cye nta kunyu na gake kakirimo, ngo narambura ikiganza cy'ijambo ry'Imana abantu bakoma amashyi bavuge bati uraduhezagiye mu ngeri. Pastor ugasanga nta muriro muri we wa Pentecote kigira. Hajya ubwo uri umukatolike, uri umudivantiste, uri umuhamya wa Yehova, uracyari umupantekote cyangwa usigaye uri umunyedini, uri umufarisayo. Pasiteri niba nta muriro agifite mu kanwa ngo acire umuriro abadayimoni bashye, arambura ikiganza abazimu bashye, atera intambwe kuzimu guhunge. Nyakubahwa pasiteri, nubwo Yesu atirukana mu mubiri, ntabwo ukiri mu muhamagaro, ntabwo ukiri mu murongo w'abigisha, ntabwo ukiri umwigisha, ahubwo uri ku rwego Satani yamaze kukugeza aho agomba. Wamaze kwinjira mu yindi si, mu rindi zina ntashobora kubonera hano kuri kamera, ariko yenda undi munsi tuzabona. Iri fuherero Yesu afite, uyu mubabaro Yesu afite, iyi ntuntu Yesu afite, iyi ntama zaho muzibujije amahoro n'amahwemo,
iyo nzu y'Imana mwanga ko binjiramo ngo baruhuke barire. Bundi inzu y'Imana ikwiye gukingurwa rendi, maredi ikinguye, merekeredi ikinguye, rendi gushika dimashi. Umwaka ugatangura undi ugatangura. Hagomba kuba hicaye abatambyi bakira intama za Yesu. Mwebwe rero murarukinga dimashi ya piramidi rugakingurwa n'abarepeta n'abamasuku, rukazongera gukingurwa n'abatambyi ya misi yagenwe. Ubwo n'ubuhenebere n'intege nke. Mukwiye kumenya ko umuhamagaro mwahamagawe nuwo guhamagarwa mukaba mu ngoro iteka ryose, mukashingurwa. Iyo pasiteri bamusengera burya baba bamubwiye ngo uvukiye mu rusengero, uwo guhambwa mu rusengero. Uyu munsi wa none rero dufite abantu bamaze kwinjira mu yindi si, muri Imana bawuhindura business, bawuhindura ibintu utamenye iyo biva n'iyo bijya. Umurimo w'Imana uhindutse urudandazwa. Umurimo w'Imana uhindutse urudandazwa. Nimumbwire ukuntu musengera abadiyakoni nta n'amasengesho y'umunsi umwe. Kuwa Mungu tuzosengera abadiyakoni nta n'amasengesho. Umudiyakoni musengera atiyiriza ubusa n'umunsi umwe, atiyiriza ubusa iminsi ibiri, atiyiriza ubusa iminsi itatu. Nanjye ubwanjye niba nakicara kuri kamera ntagishobora gusenga amasengesho y'iminsi itatu mu ntege nke, bundi abarokore nyabo mudusubize muri komenti basenga iminsi 5, barayikubita ine bakayikubita n'amazi banyoye, baririmba, basoma ijambo, batazira. None mugeze mu misi y'ubuhenebere, mwarimu muri kumusengera nta kwiyiriza ubusa, muri gusengera pasitoro nta kwiyiriza ubusa. Ngo ibintu arabizi mu mutwe, ibintu urabizi mu mutwe. Murusha Yesu kubimenya ko Yesu yakoze iminsi 40 n'amajoro 40, amaze imyaka 3 mu isi kugira ngo abambwe. Batagiye avuga ati umusaraba afite iyerekwa, uri bunkubita icumu ni naka kandi yarabirebaga, uri bumbambe ni naka kandi ndabireba, abari guca urubanza n'aba, abafarisayo baraba bahagaze aha, abasaduka baraba bahagaze aha, abanyabwenge b'ibyanditswe baraba bahagaze aha. Ni impamvu ki Yesu atabiretse kwiyiriza ubusa ngo avuga ati mfite ubutware n'ubushobozi ahubwo agasenga. Ninde muntu wababwiye ko ubu mugiye kujya mukora umurimo w'Imana muri kamenyero, mwamaze kumenyera Imana gusenga mwarabiretse? Ndi kuvuga abapasiteri n'abarongoza, abakristo bararengana. Nabo bakristo muri bubone muri komenti bari gutukana, na abakristo batarabatizwa muri mpemu yera, baba bazi dini ariko batazi ishengero. Bene abo rero babona pasiteri mu maso kandi bakaba bagwanirira pasiteri, ntabwo bagwanirira umurimo w'Imana, na nubwo bagwanirira ishengero. Ahubwo n'ubu nanjye aha nicaye nuko ndi muri kote yo kurwanirira ukuri k'umuhamagaro muri Kristo. Naho ndi mu mubiri mbaye ntari mu mwuka, nakakubwira intabubwo nimutanga amahera mugurishe byose, musige byose. Donc nanjye naba mbashyigikiye ibi bintu murimo, ariko ntabwo ari byo, sibyo bisubiyemo. Ubu rero tuvugana kandi ibindi kukubwira baranabyumva. None se wagize ngo niba inkuru ifashe 20,000, wagize ngo habuzemo 4,000 by'abapantekote, 4,000 barimo. None se mu 4,000 nta barimu kandi abarimu muranyandikira, abashumba muranyandikira kuri WhatsApp kuko shyiraho nimero. Uyu munsi wa none rero niba Yesu inshingano yabahaye muri kuzivamo, umuhamagaro yabahamagaye muri kuwuvamo, mwivukije umugisha w'Imana ubwo mwataga umuhamagaro n'agakiza n'inshingano, mukihimbira ugukiranuka, mugakuraho imigenzo n'imihango by'ijambo ry'Imana. Kandi ubundi agakiza nta signification kagira. Umukirisito ukuntu ahangwa n'umukirisito w'Imwaro n'umukirisito
w'Ikayogoro. Aba bakristo ni bamwe, aba bakirisito ni bamwe. Nta serivisi n'imwe y'Imana igomba kugurishwa. Serivisi yose yo mu mwuka itangirwa ubuntu, ahubwo uwumvise iby'umwuka yafashijwe amaso y'umwuka ahita amubwira ngo mugaburire, mwambike, ubaka urusengero. Iyo umuntu ahimbye iby'umwuka, mwabonye umwuka w'ubupfapfa ubaho, umwuka w'Imana arihagije kujya inama mu mitima y'abakirisito. Noneho wagaburira inka neza, yatojwe neza, wajya kuyikama igatera imigeri, wayicaniye uyirinda isazi, urayikigakiga, wayihaye icyo ishaka, umukirisito nta ndwara afite, wamurinze amadeni. Mu buryo bw'umubiri, pasiteri ni aba ari gukoreshwa nk'ugaragara mu mubiri ariko ni mu mwuka, akoreshwa ku mukristo. Umukristo yakiza abadayimoni, umukirisito yakiza amadeni, umukirisito nta gereza, nta bitaro. Kandi umwuka w'Imana muri wagize ngo wamwongorera iki? Yesu mwigeze mubona ateganya imva bazamuhambamo? Yesu yakoze umurimo w'Imana arinda agera ku musaraba, bamubamba. Hari ahantu yigeze avuga ngo muzashyingura aha n'aha? Bamubambye. Hari ubwo mwigeze mwumva avuga ngo muzanyambike iyi kanzu nipfa? Ngo kandi nipfa ngo korari iyi niyi izandirimbire. Buno dufite abakristo bavuga ngo ugiye ngo muzampambe muri iririmbi, ngo muzanjyana aha n'aha, ngo muzankorere ibi n'ibi, ngo madamu ngo nipfa uzakora ibi n'ibi bini. Uwazanye imva ntiyayizanye si Yosefu? Utazwi, utaramenyekanye. Pasitoro kwe kugira imigambi n'imigabo byo kubaka ishengero mu muntu. Yesu afite imigambi n'imigabo byo kubaka umubiri wa pasitoro. Rero Yesu anyura mu bakirisito. Buriya none akora umurimo w'Imana neza, no mu Barabu haza inkunga igufasha. Uyu munsi none rero ko mwiringiye ko abarundi bazatura mu kajya, mu kanywa, mu kanambara, ibyo bintu mwarayobye, mwaravangiwe. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, mwayobye. Munsi wa none rero ko muri namwe mu mihigo yo kuvuga ngo ubwiriza buzatanga aya mafaranga, kuri misiyoni hagera ariya, mwarimu ari mu bibazo by'amahera hazayakura. Ubwo kandi bamubwiye ko azayakura mu bakristo. Pasitori ari mu bibazo by'amahera hazayakura, kandi bamubwiye ko azayakura mu bakristo. Noneho rero umwungeri mukuru hano ku ntahangwa nawe yicaye ategereje yo muzaverisa kuri konti. Ububwiriza bwa Kinama bwatangaye, ububwiriza mu Nyakabiga butangaye, mu Ruvumera butangaye, mu Kanyosha butangaye, ku Musaga butangaye. Ibyo bintu ninde wabibatumye koko? Umuririmbyi rero yaravuze ngo tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Yo, tekereza neza. Reka ngushimire wari udukurikiye ku Mbabazi TV gatatu. Nkusabye kwiyiririza ubusa Eglise Pentecoste di Burundi, of Rwanda, of Tanzania, n'ahandi Pentecoste Suwede yagejeje ubutumwa bwiza. Ubu noneho abagiye kurimbuka n'abashumba, ubu noneho abayobye n'abashumba, kandi impumyi irandasi yindi zose zigwa mu cyobo. Ubu rero